Hari imyifatire igaragara hagati y'umukoresha n'umukozi ariyo sexual intentions mu rurimi rw'amahanga, igatera amakenga ari nako isenya ubunyamwuga mu kazi. Muri kamere muntu, guhindura ubuzima ubusanzwe ni ibintu binezeza buri wese, no kubona akazi gashya cyangwa se kuva mu bushomeri bw'igihe kigufi cyangwa se burimbanyije nabyo biza muri urwego rw'ibyishimo. Ku rundi ruhande, ubusanzwe habaho itandukano hagati y'abantu babiri bafite isano bahuriyeho, harimo umubyeyi n'umwana, umugabo n'umugore n'ibindi. Ibi rero ni nako bimeze hagati y'umukoresha n'umukozi. Ubusanzwe isano ibahuza iba ishingiye ku kazi n'igihembo kijyanye nako, ikarangwa n'ubunyamwuga bujyana n'ubwubahane. Ibirenze ibyo ku ruhande rumwe cyangwa urundi biba bitangiye kwangiza isano. Icyakora ngo ntabyera ngo ate, ibihe by'iterambere nabyo byazanye akabyo. Kuri ubu hari abagera mu kazi bagakunze ariko bagasanganirwa n'imbogamizi batari biteze namba. Gutangira kujya batoterwa n'abakoresha cyangwa ababakuriye babashaka ishimisha mubiri, inshingano zihabanye kure n'akazi baje bashaka. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragazwa n'umukoresha wawe, bikagufasha gutahura ko agufiteho imigambi n'ibyifuzo by'ishimisha mubiri nta kabuza, bityo bikaba wafata ingamba mu maguru mashya. Icya mbere, gushishikazwa no kumenya ubuzima bwawe bwite. Kimwe mu bimenyetso uzabona ku ikubitiro kikagucira amarenga ko umukoresha wawe agufiteho ibyifuzo bitameshe, ni ugushishikarira mu buryo budasanzwe kumenya ibyerekeye ubuzima bwawe bwo hanze y'akazi. Aha akenshi uzumva kubaza ibibazo bikomeye, ashaka kumenya akantu ku kandi kuri wowe, kugeza azatangira gukomeza ku bijyanye n'urukundo, akubaza niba ufite umukunzi, niba mwaratandukanye cyangwa se niba wubatse. Azashaka kumenya uko ubanye n'umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye. Icya kabiri, ubutumire mu nama zihariye. Ikinyamakuru Hawaii.net kivuga ko umukoresha urarikiye kuryamana nawe uzumva agutumiye mu manama nijoro mu masaha atari ay'akazi, kandi iyo nama unasange nta wundi muntu mukorana wayitabiriye. Ni ibintu bikwiye kwitwaranwamo amakenga. Icyo ugomba kuzirikana hano ni uko niyo waba umukozi mwiza kajana, bidahesha umukoresha wawe ububasha bwo kuguhamagara mu masaha ya nyuma y'akazi no gushaka kudobya igihe cyawe bwite cya nyuma y'akazi, kuko uba ufite uburenganzira bwo kugikoramo gahunda zawe zidafite aho zihuriye n'akazi. Ikindi cyo kwitaho kuri iyi ngingo ni uko no mu gihe kimwe bya ngombwa ko habaho inama nk'iyo, ukwiye kuba amaso ugasesengura ku hantu umukoresha yifuje ko yabera, niba ari ahantu hadakwiye nko muri resitora cyangwa ahandi ubona hatagenewe igikorwa cy'inama. Icya gatatu, kugutonesha kurusha abandi bakozi. Hashobora kubaho ibihe mu kazi ukererwa gutanga raporo, ntibikugireho ingaruka, ndetse bikaba akamenyero ko udapfa kubahiriza ibihe biba byaragenewe ngo umukozi aba ashoje akazi runaka. Binashoboka kandi ko bigera ku rwego bigaragarira buri wese ko umukoresha mu kazi agutonesha kubarusha, ku buryo bigera ku rwego ubona ko bibangamye, akakureka ukaba wajya ahantu runaka nta ruhushya, cyangwa se yanakwinjiraho umukorera akaba ari wowe abanza gusuhuza, akakubaha kurusha uko abigirira abandi, ku buryo unatangira kwibaza uko bagenzi bawe babibona. Ibi bimenyetso n'iyo migirire yose ni bimwe mu bishobora kugufasha gutahura ko imyitwarire y'umukoresha wawe atari ubuhoro, ahubwo agutezaho ibikorwa by'ishimisha mubiri. Icya kane, akunda kukwitegereza atagukuraho ijisho. Amaso ni nk'indorerwamo ushobora kuboneramo akuzuye umutima. Kukwitegereza mu maso atakuvanaho ijisho ni umuvuno umukoresha yifashisha atavuze. Akenshi aba ashaka kureba uko ubyitwaramo, niba uri buhite wirebera ku ruhande cyangwa se niba uri bumusubirisha indoro imucira amarenga, akayemvugo y'uko ushaka umushaka asanga umweko woroshye. Icya gatanu, kukwigiraho inshuti magara. Akenshi umukoresha ugufiteho imigambi itameshe yigaragaza nk'inshuti yawe y'akadasohoka, ku buryo ubona iyo migirire yo kuri wowe idahuye n'iyagaragariza abandi bakozi. Mu gihe ubona ko ari ibintu nawe ubwawe bitangiye kugutera kubyibazaho, ujye umenya ko hari ikirenze ubwo bucuti umukoresha wawe agukeneyeho. Icya gatandatu, kukugeraho yifashishije imbuga nkoranyambaga zawe. Ubusanzwe biba byiza kandi biba birimo ubunyamwuga iyo umukoresha wawe atagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zawe. Iyo rero ubonye agukurikira ku mbuga nkoranyambaga zawe zose, agerageza gukunda amafoto ushyiraho cyangwa se akarambukirwa no kugira icyo avuga ku byo wazishyizeho.
akenshi aba afite impamvu ikomeye yo kumenya byinshi ku buzima bwawe bwite. Ibindi bimenyetso byagufasha gutahura umukoresha ugutekerezaho mu kindi cyerekezo kitari ubunyamwuga bugendanye n'akazi muhuriramo, harimo kuba akunda kukubwira amagambo asize umunyu, kukuganiriza ku buzima bwe bwite, kuguha impano no kukuzamura mu ntera, kugufuhira cyangwa kugerageza kugukinisha. Ashobora kandi no kuguha amasezerano y'ibyo azagukorera, akunda kukwicira isiri n'ibindi ku buryo ubona neza ko ishyamba atari ryeru.